aho se Kanyana na Sylvie ko bari gukunda musaza wa Iribagiza, aho bizavamo wa ese we murakoze ni ukuri ndabikundira. Reka dutangire mwiyumvire maze mbabwire byose byakurikiyeho abashu. Zana ka gatebe kawe maze ugatereka aho ngaho nkubwire uko byagenze ndetse n'ibizakurikiraho muri episode ikurikira. Nkwibutsa gukora subscribe niba ufite impano yawe yo gukina filimi cyangwa ni filimi gusa. Fata iyo nimero ngiye kukubwira maze uyandikire kuri WhatsApp, umwandikire umuhe amafoto yawe, umwandikire. Hari ukuntu abantu nyine ndi kubaha nimero ziwe bakamwandikira ibyo babonye. Andikira banza usuhuza umuntu uhita umuha n'amafoto yawe nubwo yaba atagusubije atatu maremare. Niyo nimero ni 07 072 49 64 24 29 kabiri 07 2 49 64 29 kabiri. Uwo nguwo yagufasha ufite impano ndetse ukaba uzakina mu mafilimi yiwe menshi meza kandi azakundwa cyane. Rero munibuka gukora subscribe, ntufate nimero ngo ugende gusa utanakoze subscribe. Mukomeze munshyigikire kuko uyu ni umuryango mugari. Nimba ari n'inshuti yawe waba izi gukina filimi cyangwa ifite impano, yishayarengire ino video basi bamumwandikire murebe ko yabafasha aho waba uherereye hose, cyane cyane abantu bari i Kigali. Ukaba wiyemeza yuko uzajya uboneka kabiri mu cyumweru mugakora ibintu bizima. Ese we murakoze. Rero ntabatindiye, reka nze duhite twikomereza ku iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba. nk'uko byagenze Iribagiza yanze kunywa umuti bavuga ko bagiye kuwacyusa. Ese cyusa we umuti azavuga uburyo yawubonyemo. Bikomeje kugorana naho reka twiganirire kuri urukundo. Mbega urukundo ni rwiza cyane, yaba rwarambaga disi nirushire. Rukundo mama ni rwiza cyane, iyo rwarambaga disi ntirushire. Ese we murakoze nkomeje kumirwa aho Sylvie yatangiye gukunda musaza wa Iribagiza ndetse Kanyana nawe yatangiye gukunda kubera ko ari bogari. Aho se bizaba amahire bahu, nta wamenya uwo azahitamo. Ariko ndi kubona njyewe ubu se wowe uri aho ngaho muri comment uri kubona basi azakundana. Tuvugisha ukuri, ni Sylvie ni Kanyana. Ese bose ko bakundana na Iribagiza cyane, ese ntiyaba afite umukunzi we? Eka nawe have nosi yayinsetsa disi insetsa. Ejo bundi nawe nzabona utwite. Eka nawe mbibutsa yuko mukwiye gukora subscribe tukajya tubana mw'ibi biganiro. Ni njyewe wigerera kuri Terike kandi nta wundi muntu ushobora kukubwiza ukuri. Ni channel ebyiri zonyine ushobora gusanga Inzira y'Umusaraba ku bintu byizewe. Niriya tunyuzaho filimi ndetse n'iyi ngiyi. Narababwiye ngo uwamenye ntanshidikanyaho, uwamenye ntagangereranya na twana tuza tugatoba ibintu ndetse bakaza bakababeshya cyane. Aho se Rugema byari bimeze ukuntu ameze nabi, urumva Kanyana nawe yakunze umuntu nawe bikomeje kugorana. Urukundo rwubahwe disi, nawe nimba wari mvugira ngo urukundo rwubahwe, nuko Sylvie nawe akunda umuntu. Urukundo rwubahwe disi. Akose mana apucuri, akose mana apucuri. Ese we murakoze, ese we murakoze. Abashu mumeze neza, nibagiwe kubasuhuza aho muherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Abari mu gihugu cy'u Burundi muri abantu b'agaciro, Kenya, Tanzania, Uganda ndetse na Congo. Aba diaspora muri abantu b'agaciro. Nabahaye nimero, uramutse ufite impano uhigorwa bro, kaburi i Kigali, uri umumama, uri umupapa, uri umukobwa, uri umusore, gusa ntuzahembesha ahubwo ushobora no gutanga yo kwinjira. Ariko nibyo byiza. Buriya umuntu amaze kwandika izina nk'ubu ngubu Kanyana yakina ahantu hose bakamwishyura,
nuko Sylvia yakina ahantu hose bakamwishyura. Iribagiza muramuzi mu mafilimi menshi cyane kandi akorera amafaranga atari makeya, kandi yatangiye akorera ubuntu. Iribagiza amafaranga yinjiza nko ku kwezi yinjiza nka miliyoni nka 15 ku kwezi nizo ahembwa mu mafilimi yose akina. Ubwo se urumva bigoranye? Dusubire mu kanya sintinde.